Ndi papa sava. Oui. Yes, hello. Ndi mu rugo nyine wese uyu munsi hari ubwo dukora. Oya ndahari rwose ndahari ntaho nagiye ndetse urugo narusigira nde. Ntabwo bizi ko abana bagiye kwiga umugore nawe amaze ukwezi n'iki. Bawe yambwiye ko birimo bijyamo nyina arimo aroroherwa ubwo nibicamo neza nyina azaza ntabwo namuforosa kandi nzi icyo kibazo. Ega hari indwara ziba zigoranye. Sawa sawa. Karibu. Salut boss. Bitatu. Ni byiza cyane. Kutari uwinoma. Umeze neza se? Kweki. Ibyo se ni ibyiki? Boss. Uyu munsi tugomba kugukorera surprise. Haryo vuga surprise. Ibintu nk'ibyo. No kunongura. No kunkubita amacupa ariko. Egoko, mwenye kubita amacupa yuzeho kuyimena mu nda ariko papa sava. Bisatu. Ibisa nawe wabiguze? Kwiki? Umva kutinjira we. Injira nawe boss yanyakiriye urumva biragomba gukoma. Bonjour boss. Comment ça va? Tout va bien. Mano buryo ubera gutyo se? Hari abantu bavuga ngo imyenda ni myiza bite kuyambaye. Yego. Oya boss ura kanga kurafata kahe. Iki? Hato. Kwanyasa banse akaba tarashiramo. Ntaheruka kuguyemba. Izi nzoga wazikuye. Ariko se boss niba ari surprise kuki tutakoresha n'ubwenge najya kwikopisha naguza ibyo bindekire Manude. Iyo ndi kumwe n'uyu mugabo rega bari ya turategura ariko uretse gusa nta deni bifite ufashije gutya muri boss ari darakora ibintu neza ntabwo yemera ko dutegura uretse ndemera gira vava muno inzoka se wari wayinywa boss wari wayinywa hari ukuntu ubanzoka ukereka boss ko ibintu byose biba biriteza inzoka murahera kukaye Ukambanze nde. Uramenya n'indagira bijega uramenya ari impongera mirara imvura zije nk'imvura oya kuraka ubundi rero sindagira bijega sindagira bijega ibaho koko mano difungura neza ko ndimo nyerera ndimo ndanyerera sowe ubuda intoki zicuranga gitari kuntu zazo nakomeye
hengeka ikirahure hengeka ikirahure utunyembime atongere rekeraho ntabwo buzuza hagiye umugashira inyota ko bizi ko mwese ntabwo munywa twebwe ibi ni wowe twabiteguriye kweki oya shyira ibintu byose cyane kugira ngo banzu yisogongere yikuremo umunanira ntashazi ko musetsa namushinguze ikibazo nawe ubanza ari amahoro none shamindi ako satu kandi yatungiye nese so kuyikuramo umunaniro wakuramo akananira akangana gato yasukura umunaniro munini nye ahubwo nari kumwe turana turi umunaniro wose ngomara twayisogongera rekerako yikuramo umunaniro ya ariko se ari kubona intete ngaho rero mukambwira muti harya izi ngo ni za rubanza ki byiza rero boss dukurikije ukuntu twabanye neza uyu munsi twagutekerejeho tugutekereza no tuvuga ati boss ko mama SAVA nawe hari boss kamaze iminsi ari wenyine wagira gutya waretse kuruhara makwereka ukuntu tubigenza urumva bose turaziranyega umva injira bose wacu nta kintu azatubura be quick faster hurry up banzu nkube umusuze mu bitugu mu mutwe mu mugongo mu mbeso mbavu umuvura umunaniro mukandakanda mura soso yego mukora imbagara mwegere ibyo birahagije uretse kwicara banzu mwereke banzu mwiyereka ariko nawe yego voilà ijyo nagira gutya nk'ivatiri kasikora boss muje gucuruza imyenda oya uriya urumva nyine numva turabizi neza umwana wawe na sasa numva byageze na kure nyine kandi turabizi neza ko mabuja amaze igihe kinini adahari turabuze tutureka boss tugira uko tumugenza hari ukuntu buriya nyine bigira bikagira urumva kandi ntabwo bino minsi bikomereye neza turavuga tuti tazarwara umugezi cyangwa igahunguka imashini yogosha nyine ishobora kugimba aho kugira kugimbe rero turavuze tureka tugire tubigenze gutya kandi abizi twaguhitemo ibyo ukunda ko umukunda umukobwa wirabura mwereke na fasete hindukira gutya voilà maraberanye ndumva twakugenda bakamucurangira yashimye ntakibaze nabi papa SAVA ntabwo munsi neza byarahindutse pe haje mu burwayi se bakubise squat ntabwo njyewe ubu papa SAVA nyikunda abakobwa b'imibiri turekera ndi ku nzobe turekera ntugikunda ibiri yombi umva uri inzobe neza ushaka muzira rimwe nako hari n'abandi urashobora kuvuga ngo inzobe ushobora kuza akavangurana nutse twe tuza dufite nya mubere bose mwegera ariko akumve wese ariko bitebya ariko mwagize uretse kwicara dudu nk'umuzisoni banza mwiyereke wese kwa kundi uramwireke neza aho ngaho ntabwo mwiyereke aho si bo ariko boss ngira ngo rero komeza tubukomeje vite boss ngira ngo rero umva twaratembereye urabona umukobwa asa n'umukobwa wo n'umutaliyani kazi wo mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'u Rwanda ngira ngo uramubona none uri namwe murabigenza kuri okay SAVA ndaje boss rero ikintu gisigaye wa mugani imashini yogosha ubu ntabwo yagimba sibyo ubwo waba twara bose wareba ukavuga ati nshimye nguyu nduka duhamagara ariko nabishoboye ari pera twe tuba twigenje ubwo boss numva inyoni yaguye mu cyari kandi inyoni iri yaguye mu cyari rero okay
namwe kandi mwigaragaze nk'abantu bari kuri gahunda nyine sibyo bimushimishije boss wacu magambo menshi kwa boss bitese mumeze neza bite wowe okay reka mberekerera kambereke ko ibintu bigiye kugenda ubundi ntabwo ari uko abantu batangira ikirori sibyo reka hano noneho tubigire shosho sibyo ubusa mwese ni muri abangera ariko mutanga gato ese murihengeka mukwireho ariko tubanze tujye muri mudima reka ntagirira kusabano tumeze neza yes yego rero murabona reka noneho duhere kuri gahunda y'amashoti rero si byose ubundi tubanze tujye hayi ariko wabusoma wabusoma nayo harimo nuza ntigenda abakiri babayeho neza arataha saka kanuza ko kagize de kagumyemo reka turiyaranje turiyaranje somaho si ishoti ya mbere yo kwishyushya ni iyi ngiyi hoya araba banza wasomaho tuyimare ahasigaye twe iki dufatireho iyo se ngenda ndongera kuyisubira ugira ngo burakamubwire somaho rimwe reka ntabwo nahera ku nzoga z'inkuburana tugiye mu kirori nk'iki rimwe ryonyine baya subu reka maze ubwo bita subu wambabariye noneho okay somaho ugeze nka nanjye ndasoma agasiga hoya njyewe urabona wapi sasa dusomane nyine sibyo sasa okay zana ntacyo mwereke sasa wowe somaho gakeya sibyo hoya zazanagajya bimwe twumva nashaka wayine ntabwo ajya binywa kandi hano ajya yihanwa oya wese uramuhakanira dusangiye gake okay somaho nanjye dusomanira hoya hoya subu rimwe ryonyine nikundira amashoti rwose ntabwo njyamo rimwe ryonyine subu koko wawe somaho rimwe ndetse ntabwo dushaka basi twigendere ntabwo wasomaho gake wowe gake njye mu nda hari n'igifu kiri kuri akwiye wayine subu wasomye wayine mwese mudashaka kunywa irimo ntacyo ngo rwose babazi hari ikintu kirimo kuki udashaka kunywa iyi wayine hari ubwo uyinywa ntago ayinywa rwose pe ahubwo dusukire twinywere none se kugiye
ushobora kumbwira ikintu kiri muri iyi wayini ni ukuri ko Imana ntacyo hari singarimo hari ntabwo ari we mbaza mushaka kumbwira ikintu kiri muri iyi wayini ni iki mwashyizemo hano ni ukuri bose ntacyo ngewe ugipfukira ziba ndavuze ngo ziba sinongera kumva wikoresha ibyo bintu hano harugoryo wowe ushaka kumbwira ikintu kiri muri iyi wayini hari ikintu kirimo okay mutuze gake sinumva umuntu mvugira ngo uranyumva neza sinumva umuntu ugira ute kugira Manude hatunye maza mutware bakobwa byanyu. Who is the chosen one? Bose urabanze icara mbese kavuga ngo wicare ukajya kumvugisha amagambo menshi. Ese bose twazanye abo udakunda tushaka ikidamu se twazanye abakobwa nkasuzuguye boss cyangwa mukanya maze buriya maze kunywa ikinini buriya kizirana n'ikinini maze kunywa paracetamol na quartem nimbi kunywa wahita upfa noneho wahita byaryoshye ibintu nini safa ntayari bose wapfundiye irya kabiri usanga n'amazi arimo numvise yari wayini umuntu rwose umubyeyi wakwise papa sava rwose ibintu ni sava rwose naho ubundi byamaze kunywa quartem burya ni kinini kitabusha keretse cyo kora mbonye amata naho ubundi ahubwo se ntayahari Ado Manu wasubiza ibibazo ngiye kukubaza. Ega nta kintu iki gituma ushaka kunyicaho. Papa SAVA iraroze. uvuze ngo iki kandi wa mukobwa uri umusazi ziba we ayo matama ndongera kukumva uvuga ari kubera uvuge ngo hayirushye uranyumva neza utambwira ko nagiye gupfa rero sisi nakoze uyu mukobwa ntabwo yayiroze nimubaze sasa iyi wayini rimeke mubaze sasa vugisha ukuri mwese mwashoreranya muje hano kugira ngo munyice oya reka reka sindi sasa bivu nakubwira ngo zibe reka genda arengana pe mari kumekera mbanze mukubita byumvise none shiko ari none wacu waroze nyine nakubeshye pe winshima nawe kwinzoga nakubeshye iri guhumura neza iraroze nyine urumva bari bavuze ngo baragushyiramo utuntu tugusinziriza ariko nukuri ko Imana sinaye gutuma usoma njye nakoresha buryo ki bwose nujya gusomaho n'ikirahure mpita nkimena urumva barapanze ngo bazaza bagusinzirize ubundi batwara ibintu byose biri hano ariko nanjye nari narapanze ko nibigera finali nzahita mbata amazi basi ibyo bigereka umpango si nta n'ikintu muzi hato ujya kumakaze gerageza umbwira iyo mipango yo gusinziriza yari yagwaye akahe kazi njyewe akazi yambwiye ko agiye kugutegura surprise ndavuga ibyo bintu boss bya surprise ntago ajya bikunda wigenda tuzanatwikubitira rwose ibyo bintu nabazanye ibigati byapfuye ubusa ibyo bintu ntago ajya bikunda arambwira ati wowe pangira akantu kabye boss tumukorera ibintu bitarenze ariko bijya surprise y'ubwenge umugambi mujyamo ndavuga ni boss akunda kawayini tumugurira kawayini igitekerezo cy'abakobwa ntihatungi wakimaye cyakoze nge namuhaye cyasasa ndavuga ni nusura cyane ibindi bikobwa ni basi kire kujya yisasa basanzwe baziranye nubwo nayo yaramuzize ibintu byo kukwica bye nta kintu bizi hato si mu 10 wamaye byo kuza wajije so uri muri abo bita ntabwo ari mu 10 wamaye ndagukubise nkubise umugeri nyine ntabwo nkubise umugeri ku wundi wowe nupfuka hano wambesere pfukama hano gupfukama gusa ndagupfukamisha ndavuze ngo pfukama hano ibintu byose urabisobanura byose nibijemo nanjye bana bakobwa batubwira umunazanye uburozi batubwira umunazanye uburozi bana nenda wazanye uburozi batubwira umunazanye uburozi umaze wayi nisi cyayifunguye se narifunguye nowe
nawe yanabukuyemo hano nawe gupfukamye bose none ngorozi bwo mwibera uko badakiza ku gatebe yiri Manudi amaze iminsi yarakoze agisida yataye umutwe mwege muri no murananyanga Manudi yataye umutwe warugo ryose bataye umutwe n'injiri kuroga cyangwa bataye umutwe uri muroga okay uretse sasa ntabwo wavuze urwaye igice byaje bite muri inshuti ceceka wowe inshuti mbese wowe muri mwiza ushaka kwica wowe byaje bite cyagihe ngewe rero naje hano ntabwo nari mbizi bampamagaye ubundi ni na sasa wampamagaye arambwira ngo uyu munsi ngo hano ngo haraza kubera ikirori ngo naje nkaza kwinywera ngo ko abizi neza ko hari bube hiberemo amashoti ndangije ndavuga ngo mpitanze rero cyagiye ugiye kuzana ngo twinywere shoti mpita mbona akuyemo ibintu atangiye kubishyira mwaho mu nzu none mwibere hako ngiye ntabwo nari mbizi mwibere mohano kuramo ibindi bintu biri mwibere twebe ngewe pfunyuramo cyangwa mbwire nze nditurumbure ndebye bikuremo ngiye turumburiremo nshaka kubikuranamo n'imoko urumva hayimanika ari ikagikubera akabarore se kuramo batayishikuza kandi byose kuramo bose ngira rwose umugambi se ninde muntu bahagurukije mbese ninde ubahagurukije humura bakugambaniye na Yezu baramugambaniye bamushyira ku musara bahumura se bose urafata uburozi urambabarira se nimba mereza wineta shamura abana bawe uburozi bwo mwibereza uko budakira buri zana atuva na reka ibi bintu sasa udakora uburozi byatangiye bite zana n'uyu wanyu zana yabamayaka byaje bite wowe hato bivuga cyane byose nkomeze na nabi sasa bivuge vuga ni wowe wanyamamaye zakukubita ako gatwe kameze nk'intoshi igorora isuka ndagahongora hato mbivuge hatonje n'umunyeshyari yaravuze ngo urabakoresha hanyuma ukarya wenyine maze ukikirira bo bagasigara hamwe ngiye wamaye akazi yamaye amafaranga kugira ngo nashyireho igihe wakoreye hano imitwe ko ari iyawe amabyariro ko ari ayawe ibinono ko ari ibyawe imifupa ikaba iyawe ntabwo wanyatse avance ejo bundi ntabwo nayiguhaye wari warangiza gushiramo wenda kurangira hanyuma nyuma yawo ntabwo wagize abashyitsi ukanguza izindi nyama ntabwo watwaye inkoro hano wanyuheje ubu tuvugisha ukuri hari umuntu ukubonaho umwera hari umuntu ukubonaho umwera urashaka kunyica ngo wunguke iki bose ibintu ubundi batungiye yabyituma byo kujya kukwica bose cyane kwa kundi kaba kajarajara mu bantu bose ejo yagiye kotsa ejo ndagiye kotsa agiye kotsa ariko niwe nabajije ntabwo ndi kuvugira ntabwo ari wowe ni Manudi uri kuvuga nk'icyarahani kitafite ubudodo agatuma n'izo urashaka kunyica nakugize bivuge baratubabarira ikibazo ukuntu cyagenze nawe ubikurikiranye wasanga nanjye atari ngewe ikibazo ni bagenzi bawe b'abacuruzi muhanganye ku murimo guki nanjye rwose baraje bangeraho nuko nanjye nyine sinabyitaho bancuka kumena batazamfasha kuyora nyine baravuga ngo kubera ko nyine uhanganye nabo kandi bakabona uko wenda utera imbere bampa amafaranga 200,000 200 wica umuntu hanyuma barambwira ngo nzakoreshe n'ibishoboka byose ibintu tunze mu nzu n'ahandi hose naba nzi wawe ufite imitungo kandi nkaba nshobora kuba nayikunyaga ubwo byose nzabikora ibintu byose mbipangurure ngo usige heru cyangwa nk'icupi nubwo ari ubwo kumwica burundu do tuzavuza gusinzira ako boss ziko yewe umakazi nago wambwiye kwica hari umukire wambwiye ngo anjyane ngo amakazi ngo ngubire umushahara kabiri kumusinziriza nyine kwaro kugira ngo ibintu bya hano byose tubipakire ze gucyo utabimbwiye bose batwaye kupira ikibazo ko twayiburozi bwo kugira ngo tarose kurozi umarikize nanzi ko zihengera ngo ne ba piganzenze na ba Gerard na nyiripinda nyiripinda yaburamo urakora cyane urakora cyane ngewe mu mbabarire nta kibazo
mwese bose kutagira vuga ngo ujye kwa muganga ibyo bintu wanyweye ntabwo nabinywera ntabwo nari gutuma rero mfite nzenzu bafate bose ariko ngiye mu ndekure ngiye reka mpamagara ubuyobozi none se so kizibiti cyane ngewe dore ngewe wamaye akazi agusubiza n'ubusa bwawe bw'amafaranga mwese ntabwo uri bufunge oya bamaye akazi nyine kazi ko kwica se nanyezwa inajya kumwe tarakarozi bakwihorera yo kuragira ngo ubu igihano bagiye kunshyiramo mwaretse kunsa wakigorye se uranatworowe twebwe ntabwo ubona ko dushyize mu bibazo uretse guhamagara ibihumbi 200 bari bampaye bose turayagabana mva habera ikigorye bose wasabye imbabazi ubundi uyo nibabanje bakamuroga mbere uko ajya kuroga abandi ndasaba imbabazi koko bakugiriye ishyari bose rero kiza no ko barengereye kandi ubwo singe nyine barigiriye reka noneho nkwereke ariko wihamagara ndamagara ushatse kuvuga ngo abantu bashaka kwica umuntu wabagize nongera isasu umpushije ni mudugudu urahamagara se ni umutekano iribu watubabariye koko njye bamaye akazi nyine uzagerageje gusobanura bamaye akazi ngo nice umuntu ukuri ntabwo nanze uko ari ubwo kumwica